n'ubu rero dufite ishyaka rya FPR risa nkaho ridashaka ko habaho mu Rwanda amashyaka. Ndashaka kubishyigikira no kubishimangira. Iyo tuvuze ngo FPR yanga ko haba amashyaka, turavuga amashyaka atavuga rumwe na FPR. Turavuga amashyaka ari muri opposition idafunguye. Ntago tuvuga ya mashyaka yagiye muri forum twe twita ko ari ubwato nka bwa bundi bwa Muvoma. Ega forum ya FPR n'ubwato bwa Muvoma ntaho bitandukaniye. Gukora politiki mu Rwanda kwa FPR, ntago FPR izatwemera gutyo gusa. Ega nayo yageze ku butegetsi ibabaye. Kuki se tutemera kubabara nkayo? Kuki tutemera kubara nka FPR? Nge rimwe na rimwe njya mbona abanyarwanda batera ubutesi. FPR ifata ubutegetsi yarababaye, abantu barapfuye, yatanze ibintu byinshi, yatanze ibitambo. Kuki abantu bumva ko FPR izatwemera tudatanze ibitambo? Igihe cyose tuzumva ko demokarasi iharanirwa, ntago FPR izatuzanira demokarasi ku isahani ya zahabu. Nta naho byabaye. Tugomba kwemera rero, nanjye kuva guhangana, ninshaka mbifate gutyo, ariko duhangana kugira ngo turwanire ibyiza, turwanire ubwisanzure muri iki gihugu. Hari n'umunyamakuru wavuze ati ngo arabashinze amashyaka muri iyi minsi babura abayoboke. Reka mbabwire, abo ntabwo ari abanyapolitiki. Mu Rwanda abanyarwanda bafite inyota yo kujya mu mashyaka, ariko amashyaka atari yabaringa. Bafite inyota y'amashyaka afite ibitekerezo nshaka kuvuga ni ibitekerezo bitandukanye n'ishyaka riri ku butegetsi bya FPR. Ni ukuvuga ngo rero uwo nguwo uvuga ko yabuze abayoboke muri miliyoni 12 z'abanyarwanda ntabwo ari umunyapolitiki. Ni uko aje adafite ibitekerezo byiza, cyane cyane ibitekerezo bitandukanye n'ishyaka riri ku butegetsi. Abo rero ni abanyapolitiki bampemuke ndamuke, bajya muri politiki kugira ngo bishakire umugati, kugira ngo bishakire umwanya. Ngira ngo ibi bintu bireze mu Rwanda. Dufite amashyaka hafi 11 yemewe, ariko ayo mashyaka musanga se hari ikintu hari abatandukanye n'ishyaka rya FPR. Ngira ngo rero uwo munyapolitiki uvuga ibyo ngibyo yaraje ashinga ishyaka, atera mu kirenge muri ya mashyaka ari mu kwaha kwa FPR. Bivuga ngo rero umunyapolitiki uzashinga ishyaka yumva ko agiye mu kwaha kwa FPR, nta banyarwanda bazamujya inyuma, nta bayoboke azabona. Ese ko amashyaka agiye agongwa cyane azitirwa atambanye hano, mubona hari igihe azabasha gukora? Birashoboka. Dushingiye ku mateka ya politiki y'u Rwanda, tunashingiye no ku mateka ya politiki y'isi. Reka dufate ku mateka ya politiki y'u Rwanda. Ubundi mu Rwanda amashyaka yatangiye arwanya ubutegetsi bw'umwami. Icyo gihe yatangira amashyaka mekeya, ariko uko ibihe byagendaga bihinduka, ayo mashyaka yagezeho aremerwa. Ndavuga ubwami bwegezeho bwemera ayo mashyaka. Nyuma yaho byabaye muri 1973 hamaze kuba kudeta, habayeho ishyaka rya MRND, riba ishyaka rimwe rukumbi ryimira andi mashyaka. Ariko byagezeho iryo shyaka riragamburuzwa, ryemera amashyaka ya politiki muri 1991. N'ubu rero dufite ishyaka rya FPR risa nkaho ridashaka ko habaho mu Rwanda amashyaka. Ndashaka kubishyigikira no kubishimangira. Iyo tuvuze ngo FPR yanga ko haba amashyaka, turavuga amashyaka atavuga rumwe na FPR. Turavuga amashyaka ari muri opposition idafunguye.
ntago tuvuga ya mashyaka yagiye muri forum twe twita ko ari ubwato nka bwa bundi bwa muvoma. Ega forum ya FPR n'ubwato bwa muvoma ntaho bitandukaniye. Bivuga ngo rero bizageraho byemerwe, ariko abanyarwanda bose babigizemo uruhare, bumva ko gukora politiki mu Rwanda rwa FPR ntawo FPR izatwemera gutyo gusa. Ega nayo yageze ku butegetsi ibabaye, kuki se tutemera kubabara nkayo? Kuki tutemera kubara nka FPR? Nge rimwe na rimwe njya mbona abanyarwanda batera ubutesi. FPR ifata ubutegetsi yarababaye, abantu barapfuye, yatanze ibintu byinshi, yatanze ibitambo. Kuki abantu bumva ko FPR izatwemera tudatanze ibitambo? Igihe cyose tuzumva ko demokarasi iharanirwa, ntago FPR izatuzanira demokarasi ku isahani ya zahabu, nta naho byabaye. Tugomba kwemera rero, naye ngiye kuvuga guhangana, ninshaka mbifate gutyo, ariko duhangana kugira ngo turwanire ibyiza, turwanire ubwisanzure muri iki gihugu. Bivuga ngo rero uko mbibona, uko byagenda kose, kandi nta kundi byagenda, FPR tuzayigamburuza. Arabajya bavati Maître Ntaganda uvuga ibingibi uzapfa, cyangwa se n'abandi bose bagiye bafungwa. Ariko icyo nababwira cyangwa nababwira na FPR nuko niyo Maître Ntaganda Bernard yapfa hazavuka abandi, niyo Bayingabire bapfa hazavuka abandi. Mubona ko ari abantu benshi bagenda bavuka mu Rwanda bakora politiki abantu batabyiteze. Kuvuga ngo Ntaganda ntajyana n'igihe, ninde se ugena igihe? Ngewe ntago njyana n'igihe cya gihe giteganywa na FPR. Nongeye mbibabwiye mwa abanyamakuru mwe, ntago nzajyana na rimwe n'igihe cya FPR igihe cyose FPR itazemera gufungura urubuga rwa politiki. Uwo munyapolitiki rero azajya byuzuza neza, ajyana n'igihe cya FPR, ntago ajyana igihe abanyarwanda dushaka. Yatsinze amatora ariko aribagiza ishyaka ryanjye ryarayatsinze, ariko nabyo ngira ngo muze mubisobanurira abanyarwanda. Ishyaka ryanjye ryatsinze amatora se niriye PS Imberakuri se iriya twarabisobanuye kenshi, kuriya PS Imberakuri ari ishami rya FPR riyobowe n'uriya mudamu. Ishyaka PS Imberakuri, nongeye mbisubiremo, ni rimwe nk'uko Kiliziya Gatolika ari imwe. Ishyaka PS Imberakuri ni rimwe nk'uko Kiliziya Gatolika ari imwe. Ubu rero wiyita ishyaka rya PS Imberakuri azajya nashyiraho ati ni PS Imberakuri iri mu kwaha kwa FPR. Hari imvugo abajeni bakunda gukoresha, iriya PS Imberakuri, iriya mudamu ni PS Imberakuri y'umugeri, ni umugeri, nibyo bita cya pirate. PS Imberakuri y'umwimerere ni PS iyobowe na Perezida fondateur wayo Maître Ntaganda Bernard. Nabayeho, ndiho, nzabaho, Perezida fondateur wa PS Imberakuri n'umwe. Iyo PS Imberakuri original iri gushaka uburyo yakwandikwa nayo ikemerwa cyangwa byararangiye naho ngaho? Aho rero niho tugira ikibazo n'abanyamakuru, namwe muze mumufasha mukurikire politiki y'iki gihugu. PS niryo shyaka rya mbere byemewe nk'ishyaka ritavuga rumwe na FPR mu mwaka w'2009. Iyo PS rero ntago yakongera kwiyandikisha kubera ko nine yaranditswe. Muze munasoma n'amategeko. Uraza kumwe ngo Mukabunane ntago ari byo, cyo tubisobanura. Mukabunane ayobora PS yemewe na FPR. Maître Ntaganda Bernard ayobora PS Imberakuri igendera ku mategeko, yemewe n'amategeko.
impamvu mbivuga niki uriya mudamu koko habaye ibibazo FPR iramugura imaze kumugura ashaka gusenya ishyaka rya PS imbera kuri kuvuze ngo yaramuguze ubu ufite ibimenyetso ndacyakomeza nacyo dakigeraho ibimenyetso bihari nuko yatatiye ishyaka rya PS imbera kuri nuko nibyo akora bitari mu murongo w'ishyaka rya opposition nk'ibiki ndagwa nk'urugero rwose muzaye mumbabarira musome amategeko y'u Rwanda ubundi forum y'amashyaka irasobanura neza ukuntu amashyaka ajya muri forum amashyaka ajya muri forum ni amashyaka abishatse turi kumvikana nta shyaka na rimwe bahatira kujya muri forum bivuga ngo rero PS imbera kuri ya Mukabunani iri muri forum igafatanya gahunda zose z'u Rwanda na FPR birumvikana ko ari PS ifatanyije na FPR icyo gihe ntabwo kibe cyitwa PS itavuga rumwe na FPR icyo gihe biba bibaye ishyaka rimwe nyamara kandi muri forum ibyo bintu narabiharaniye ko forum hajyamo ishyaka ribishaka biba na ngombwa ko itegeko shinga ribihindura ese Mukabunani na PS imbera kuri y'imigeri kuki yiyita ishyaka ritavuga rumwe na FPR hanyuma akajya muri forum gukorana na FPR reka ngaruke ku kibazo cy'amategeko reka ndangize neza kugira ngo abantu basobanukirwe ntago nari narangize iyo ugiye muri forum ariko forum nta hantu iteganya ko amategeko y'ishyaka amabwiriza iki hari ikintu gihindukaho kugira ngo ujye muri forum hari igihari ushobora no kujya muri forum ariko n'ubundi urwanya ubutegetsi kuko nta kintu bagusaba kugira ngo uhindureho mu iyo ni ya myumvire y'abanyarwanda FPR yahumye ni ya myumvire y'abanyarwanda FPR yashize igihe mu maso kugira ngo batumve uko politiki imeze nonge mbisobanure muri politiki habaho amashyaka atavuga rumwe na leta muri politiki habaho amashyaka afatanyije na leta niyo bita majorité présidentielle no kuvuga ngo amashyaka afatanyije na leta ku rundi ruhande hakaba amashyaka bita opposition abafite programme itandukanye n'ishyaka riri ku butegetsi cyane cyane ko ari amashyaka abaharanira kujya ku butegetsi forum kwiteye rero biragaragara ko ari amashyaka ari kumwe na FPR agendera kuri gahunda za FPR kandi agira ngo ibi mvuga nge nabibayemo forum nayigiyemo nyijyamo ku munsi wa mbere nabavuga ati ninjiye muri forum kubera ko biteganywa n'itegeko shinga ariko ntago nzajya mu kwaha kwa FPR ndaharanira ko forum hazajyamo ishyaka ribishaka icyo gihe nagiyemo itegeko shinga rivuga ko ishyaka ryose ryanditswe rigomba kujya muri forum bigaragara rero ntabwo iriya PS imbera kuri ya Mukabunani nise PS y'umugeri ntabwo ari PS y'umwimerere tuzi ngaruke ku mategeko nonge misobanure PS y'umugeri ya Mukabunani ntabwo ari PS igendera ku mategeko ahubwo ni PS yemewe na FPR kuki mvuga icyo kintu nagishimangira nuko iyo habaye ikibazo mu ishyaka kuko uriya mudamu twagiranye ibibazo bikemurwa n'inkiko niko itegeko rigenga imitwe ya politiki n'abanyapolitiki ribiteganya iyo habaye ikibazo mu ishyaka hanyuma inzego z'ishyaka ntizishobore kubikemura forum ntishobore kubikemura sena ntishobore kubikemura yibyitabazwa inkiko ubu rero uwo mudamu aho yicaye yaratengamaye kandi naramwifuriza gutengamara kuko ibyagezweho n'injye watumye abigeraho kuko mbabwira iryo shyaka nta nubwo yigeze atangamo n'amafaranga na rimwe n'ijana n'igice kimwe ariko ndamwifuriza kuramba agakomera ariko ntazibagirwe ko hariya yicaye ari ngewe wahamwicaza nta nicyo binantwaye kuko n'ubundi nta nicyo n'umwanya afite n'imibereho wabayeho ndakeka kuko mu ndeba atandusha imibereho myiza ni ukuvuga ngo rero ndangize nsoza igihe cyose uriya mudamu na PS y'umugeri
atazajya mu nkiko avuye ko Maître Ntaganda Bernard ayitira ishyaka. Biragaragara ko ishyaka PS imberakuri iyobowe na Maître Ntaganda Bernard akunda kwivanguriye ngo tuzamurega amaze y'imyaka 9 avangwa azarega. Nge niteguye kuburana kandi ndahamya nkomeje ko urwo rubanza nzarutsinda. Niyo nta rutsinda, muzi ko inzego z'ubutabera zikora mu Rwanda, niyo nta rutsinda FPR zayambika ubusa, kuko nzagaragariza amahanga n'abanyarwanda kuri ya mugore akorera FPR imbere y'inkiko za FPR. Batakureza so we ntabwo amurega. Reka ngusubize nk'umwavoka. Buryo umuntu atanga ikirego iyo gifitemo inyungu, nta nyungu bifitemo. Ikindi kibazo cyane kuri forum harimo inyungu z'amafaranga, nawe urabizi uvuga ko wayibayeho. Kuyijyamo numva nta kibazo cyaba kirimo kanyura gafatira amafaranga, dore ko n'inkunga ziturutse hanze amashyaka atayemerewe. Reka nkubwire, ntago nashinze ishyaka kubera ko mfite inyota y'amafaranga. Nge nashinze ishyaka kubera ko shaka ukuri, ngwanya akarengane. Njya mbibwira n'abantu, unarebye umuryango mvukamo amafaranga ahari, unarebye akazi nakoraga nari mfite amafaranga. Byumvikana rero nta n'ikintu byana no kuba minisitiri nta nicyo byamfasha rwose, kuko uko minisitiri abaye mu Rwanda nkeka ko atandusha kubaho neza. Abagomba rero kujya muri ko kwaha no muri forum ni wa wundi ushaka kuzagenda mu modoka nziza. Imodoka nziza ndayigendamo ndayifite. Ni wa wundi ushaka kubaka akazu, inzu narayubatse. Ni wa wundi ushaka kwiga amashuri, narize ndaminuza maîtrise muri economie, licence muri droit. Urumva uko nge nkeneye ko najya muri forum kugira ngo mbone udufaranga cyangwa se kugira ngo mbeho neza. Birumvikana inkirabuheri nizo zizemera gukorera mu kwa FPR. Kuko niba umuntu azajya mu ishyaka agashinga ishyaka kubera ko yaburaye, kubera ko ahembwa nabi kugira ngo abone niyo modoka. Mu mwaka wa 2010 niyamamaza kuba Perezida wa Repubulika, nari mfite ingengo y'imari yo kwiyamamaza ya miliyoni 500 z'amafaranga y'amanyarwanda. Ubwo se urumva umuntu washobora kubona ingengo y'imari ya miliyoni 500 yo kwiyamamaza, nkeneye kujya muri forum kugira ngo njye gushaka utwo dufaranga twa forum? Ndumva bisobanutse.